Wari uzi ko urugo rwiza rutubakwa n'umuntu uri perfect cyangwa se abantu bari perfect? Ese ni ukuhe kuri kwihisha inyuma y'urugo rwiza k'abantu benshi bafite imyumvire bavuga yuko urugo rwiza rwubakwa n'umuntu uri perfect? Rero abantu benshi bavuga yuko urugo rwiza rwubaka n'abantu bari perfect, cyangwa se abantu navuga yuko ari abamarayika, ariko siko kuri. Hagati y'abantu bakundana, ni ukuvuga ngo hagati y'umusore n'umukobwa, hagati y'umugabo n'umugore, ni ukuvuga ngo abo bantu ntabwo urugo rwabo rwubakwa n'uko bose ari abaziranenge, ahubwo aba bantu ni abantu, urugo ni aho abantu bahurira, abantu b'abanyantege nkeya bakemera gukosorana ndetse bakemera guca bugufi kugira ngo bakomezanye, kugira ngo ubuzima bwabo bwubakike kandi bakomeze gutera imbere bihanganirana. Reka turebere hamwe ukuri ku bijyanye n'urugo. Navuga yuko urugo nyarwo, abantu benshi batekereza yuko urugo rwiza ari urw'abantu batagira amakosa, ariko ukuri ni uko nta muntu uri perfect ubaho. Urugo rwiza rwubakwa n'abantu rwubakwa n'abantu bafite amakosa, kubahana ndetse no gukomezanya, gukundana buri munsi ndetse bakemera gukosorana hagati yabo ubwabo. Urwo ni urugo rwiza. Ba bandi bari abanyantege nkeya, bamwe batari perfect, bakemera kubahana, bakemera gukosorana, bakemera guca bugufi hagati yabo ubwabo, barangiza bagakundana, maze urukundo rwabo rugakomeza rugasagamba uko bukeye n'uko bwije. Ubwo rero uku ni ukuri kujyanye n'urugo nyirizina. Reka turebere hamwe ingingo zigera mu 10 z'ingenzi zakagombye gufasha umuntu kugira ngo abashe kubaka urugo rwiza. Ahari ushobora kuba udukurikiye ukaba udasobanukiwe n'uwo muri kumwe mu kiganiro. Amazina yanjye niyo Mbonigaba. Reka rero turebe ingingo ya mbere, urukundo nyakuri. Ingingo ya mbere ni urukundo nyakuri. Hagati y'abantu bakundana bagomba gukundana urukundo nyarwo rw'umwimerere, umwe adahisha mugenzi we, babwizanya ukuri nyako, buri muntu wese adasa nkaho agira ibyo akinga mugenzi wiwe. Urwo ni urukundo nyakuri hagati y'abantu bakundana cyangwa se abashakanye. Ingingo ya kabiri, kuganira neza. Nimba uri umugabo cyangwa se uri umugore, nimba uri umusore cyangwa se uri umukobwa, ukaba uri mu gihe cyo guteretwa cyangwa se urimo uratereta, irinde yuko waganira ibintu bitubaka mugenzi wawe, ahubwo communication, menya ko ari ikintu cy'ingenzi gishobora kuba cyabafasha, no mu gihe haba havutse agatotsi hagati yanyu ubwanyu, mwaganira ako gatotsi kakabasha gukemuka, maze ubuzima bwanyu bugakomeza gutera bujya mbere. Niyo mpamvu twongera kukugira inama, nyamuneka gerageza kuganira hagati ya mugenzi wawe mu rukundo ndetse no mu byishimo, mu yandi magambo muganire neza. Ingingo ya gatatu, kubabarirana hagati yanyu ubwanyu. Ingingo ya gatatu itwereka kubabarirana, ni ukuvuga ngo mu gihe mugenzi wawe hari ikosa ryamugaragayeho, nyamuneka ibuka guca bugufi we wakosheje, usaba imbabazi, kandi nawe wakoserejwe umenye yuko bikureba, kugira ngo urukundo rukomeze gusagamba ndetse n'urugo rwanyu rukomeze kuba rwatera rujya mbere, utanga imbabazi. Ntabwo urugo rero rwubakwa n'uko mu ngo nta bibazo bibamo, ahubwo aho ibibazo byabonekeye niho byakagombye gucokera. Ntimukazaze muranzika ibibazo byanyu ngo muzuvuge ngo muzabikemura ejo, ahubwo mujye murara mubikemuye. Ingingo ya kane, kwihangana. Urugo ni ahantu haba ibigeragezo bigiye bitandukanye, byaba ari ibyiza byaba ari ibibi. Ni ukuvuga ngo muri ibyo bigeragezo cyangwa se muri ibyo bicantege byinshi, mwakagombye kwihanganirana. Akira mugenzi wawe uko ari, nimba afite ikibazo umuhumurize kugira ngo abashe kumwihanganira. Intege nke ziwe afite uzihanganire, ahubwo umufashe kugira ngo nawe abe umunyembaraga. Nimba hari icyo umurusha, ugerageze kumuzamura mu bitekerezo, mu myumvire, kugira ngo nawe abashe kugera ku iterambere cyangwa se ku myumvire nk'iy'abandi, aho kugira ngo uzaze ukomeza kumuharasinga umuca intege, ahubwo umwihangane. Ingingo ya gatanu, kubahana. Ni ingenzi cyane hagati y'abantu bashakanye cyangwa se abakundana, umwe kubaha mugenzi we, haba ari mu bitekerezo, haba ari no mu bikorwa, ukabasha kumwubahira igikorwa yakoze. Inshuro nyinshi ahangaha
uruhande rumwe ku bapapa usanga inshuro nyinshi iyo umudamu yagiye mu gikoni agategura amafunguro, abapapa bamwe na bamwe bibagirwa kuba bashimira abagore babo ngo babubahe, babashimire igikorwa bakoze. Nimba hari ikintu umupatena wawe agukoreye, ibuka kumushimira nyamuneka. Niyo mpamvu kubahana ni ikintu cy'ingenzi kandi gituma urukundo ruramba ndetse rugasagamba, maze ubuzima bwanyu bugakomeza kwiyongera, dore ko urugo rurangwa n'ibyishimo. Ubushakashatsi bugaragaza yuko bene urwo rugo n'abo muri urwo rugo imyaka yo kubaho kwabo iriyongera. Icya gatandatu, kwizerana. Ni ukuvuga ngo aha kuri iyi ngingo umwe yakagombye kuba atagira ibyo akinga mugenzi we, bakaganira mu rukundo, buri umwe wese akizera mugenzi we, ntagire ikintu na kimwe bakora batakigiyeho inama, ahubwo bakajya bakiganira buri kimwe cyose ndetse mu rukundo, kugira ngo icyizere gikomeze gusagamba hagati y'abantu bashakanye. Icya karindwi, gushyira hamwe. Ni ukuvuga ngo igikorwa cyose cyakagombye gukorwa abo bantu nabo ubwabo bafatanyije kandi bashyize hamwe, bashakira iterambere ry'umuryango ejo hazaza. Icya munani, kwitaho. Ni ukuvuga ngo umwe yakagombye gushakira umwanya undi igihe bamarana. Nimba ari akazi ntabwo kakagombye kuguhuza, ibikorwa ukorwa bya buri munsi. Hari benshi usanga bahugira ku mbuga nkoranyambaga, abandi bagahugira kuri za murandasi. Ntabwo ibyo biba bikwiriye. Ibyo bikorwa byose umuntu yakora yakagombye kugira umwanya wo kwita kuri mugenzi we. Mu yandi magambo, umwe akabonera umwanya undi. Umwanya bamarana ugena urukundo bafitanye, ndetse uwo mwanya uko bawubyaza umusaruro niwo utuma urukundo rwabo no kubahana gukomeza kwiyongera. Ingingo ya 9, gucunga neza ubuzima. Ahangaha bijyanye n'ibijyanye n'umutungo wabo, iterambere bagomba kugeraho. Ntabwo bakagombye kuba ari abantu hagati yabo ari umugabo cyangwa umugore, usange ari abantu batwarwa n'iraha, usange buri kintu cyose bakoze bagikora basesagura. Bakagombye ahubwo guteganyiriza ejo hazaza ku buryo urugo rwabo rukomeza gutera rujya mbere. Ntabwo bakagombye gucunga umutungo nabi, usange harahoramo amakimbirane, dore ko iyo umutungo udacunzwe neza, by'umwihariko amafaranga, usanga inshuro nyinshi ariyo ntandaro y'umuzi w'amakimbirane mu miryango, hagati y'umuryango wamaze kubakika. Nyamuneka rero iki kintu tugitekereze neza, gucunga neza ubuzima. Umenye yuko iterambere mugeraho naryo rigena ubuzima mufite, kandi mwakagombye kubyitaho. Amagara iyo aterewe hejuru ntayorwa. Niyo mpamvu ibyo mwabonye bibaruhije ntabwo mwakagombye kubibyinira umunsi umwe, kuko uzasanga inshuro nyinshi imiryango hari abo usanga baratwawe n'ibintu by'ibirori, ama happy birthday, abandi bagatwarwa n'ibintu ngo amaniverisere n'ibindi bigiye bitandukanye. Ugasanga abandi bagereye mu kigare, rimwe na rimwe imitungo yabo bafite ugasanga bahura muri krize, kubera yuko gucunga neza ubuzima ugasanga biracyari ihurizo. Rero twihuse, reka tugere ku musozo. Ingingo ya 10, gushyira Imana imbere. Ubundi iyi ngingo niyo yakagombye kubanza, kuko hagati y'abantu bavuga ko bakundana, ikintu cyose bakagombye gukora, bakagombye kugira Imana nyambere. Imana niyo musingi wa buri kimwe cyose, niyo ibasha guha abo bantu, kuko umugabo ajya kuhitamo umugore, kuko Bibiliya iyo ugiye ku myizerere usanga Bibiliya ivuga ngo umugore mwiza nta wundi muntu ushobora kumutanga, ahubwo atangwa n'Imana. Niyo mpamvu Umunyarwanda yavuze ngo ukurusha urugo akurusha umugore. Iyo umugore wawe ari umugore ufite kubaha Imana muri wowe, cyangwa se umugabo wawe, urugo rukaba rwubakiye mu kugira imyizerere ishingiye mu kwemera Imana, mugashyira hamwe mwabanje kugira Imana nyambere kuri buri kimwe cyose mugiye gukora, ni ukuvuga ngo Imana ibabera umusingi wa buri kimwe cyose, kandi urugo rwanyu rukomeza gusagambamo umutuzo n'ibyishimo, ndetse n'abakomoka muri uwo muryango bagakura bafite uburere buzima. Rero ubutumwa bukomeye twakagombye kuba twazirikana, kugira ngo twumve rimwe na rimwe dukureho urwikekwe. Hari abantu inshuro nyinshi bumva yuko urugo ariho hantu ibibazo byose bikemukira. Ntabwo urugo nk'uko abantu bakunze kuba babifata, ntabwo urugo rwubakwa n'abantu b'abamarayika cyangwa se abantu bari perfect, ahubwo urugo
ni abantu usanga bashyira hamwe, noneho abo bantu bagasenyera umugozi umwe, mu birushya banyuramo bakabasha kuhumurizanya, bakabasha kwihanganirana hagati yabo ubwabo, intege nke zabo. Noneho ikindi, bagomba kurushaho gushyira Imana nyambere, bagakomeza guca bugufi kugira ngo ibyabo bikomeze gutera bijya mbere. Ntushake kuvuga ngo nzashaka umuntu kuko uyu muntu ari perfect, kuko nta muntu uri perfect ubaho, ahubwo shaka umuntu mushobora kuba mwaganira buri kimwe cyose, ubundi mukabasha kuvana ku ntambwe imwe mu bitekerezo, mugakura, mukubakana, ndetse ubuzima bugakomeza kwiyongera. Urugo si ahantu abantu batagira amakosa, ahubwo ni aho abantu babiri bamenya gukunda nubwo baba bafite intege nkeya. Iki kintu tucyumve neza, nicyo kintu dusorejeho, ariko turasoza tuvuga ngo nimba ibi video wumva neza, iyi video hari ikintu yagufashije, ibuka gukanda kuri like, subscribe, kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro gitaha gishobora kuba cyakubakira ubuzima, kandi wibuke gukanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro bijye kugereraho ku gihe, utazagira ikiganiro kigucika. Nimba wumva iyi video hari ikintu igukozeho, ibuka gusangiza iyi video abandi, nabo ibashe kubahindurira ubuzima. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha, reka tuzahure muri video itaha.